burya birababaza yuko ubitse umuntu ibanga akarimena, birababaza cyane iyo wizeye umuntu akaguhemukira, birababaza rero iyo wafashe amahoro yawe ukumva ko ibyishimo byawe n'iterambere byawe n'umunezero byawe byose bikwiye kubikwa n'umuntu runaka. Uwo muntu hari igihe abifata akabitesha agaciro, akabyica, akabirimbura, na bya byumviro byiza byose wari ufite bigashira. Icyo gihe bizakugora kongera kwizera undi muntu, utangire kurwana indi ntambara yo kubasha kubaho wenyine, kwiga ngo kubaho wenyine, ngo kwiga kubaho utizera umuntu n'umwe. Urumva urwo n'urundi rugamba ugiye kurwana, kuko hari ukuntu abantu babaho bakamera nk'aho babikije abandi amahoro, hanyuma bayabima bakajya kuyishyuza. Ariko nzi neza ko amahoro utibikiye burya ntukayabare, kandi ibyishimo utibikiye ntukabibare. Ntihakagire umuntu ukubeshya ngo azakubera ibyishimo, azagushimisha mu gihe yishimye, ariko nababara kubabaza cyane rwose. nawe uzagira ukubeshya ngo agufitiye iterambere ryiza n'iryo wifitiye, amahoro meza nayo wishakiye. Gusa abandi bashobora kuza ari abaterankunga. Ushaka kudashora igishoro cy'amafaranga, ariko ugashora igishoro cy'icyizere abantu bagufitiye. Yego, icyizere kirarya, witonde. Yego, icyizere kirarya. Ushaka kwiga ukaba umuhanga ariko nta muntu ukugirira icyizere, bakavuga ati reka uriya nubwo ari umuhanga ariko tumuhaye akazi yaduhombya, kampani yacu yayishyira hasi. Ariko babazi ko hari uwo ari umuswa, kavuga turiya mwana nubwo ari umuswa atigeze abagira amanota meza mu ishuri, ni inyangamugayo kandi tumufitiye icyizere, ni inyangamugayo. Ako kazi ukakabona. turabashuhuje cyane mwebwe mwese abakurikiranye mama Charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere yuko rero muguwe neza, kandi nizere yuko mukomeye muri uyu mwanya. N'abafite ikibazo ni muhumura, Imana yacu irahari. Abari mu ntambara Imana izazirwana, abafite akaga Imana izakabakuramo, kuko Imana ni byose ku bantu bayifite. Kandi n'abatayizeye ni muhumure, Imana ndabizi ko ari umubyeyi izi ikintu igomba gukorera abana bayo. Hanyuma rero mumaze iminsi mubona ibiganiro tugenda dukorana na Charlene byo kubagira inama, tugenda twunganirana kugira ngo abantu barusheho kumenya ndetse no gusobanukirwa byinshi bitandukanye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Uyu mwanya rero n'ubundi turagarutse, turi kumwe na Charlene Uwiragiye. Charlene, how are you? I'm fine. What about you? Mbese ntabwo nshobora kurenga aho ngaho, ariko nzaharenga muri iyi minsi. Umeze neza? Yego, meze neza. Urakomeye? Yeah, always mba ndi good. Yes. Ndi cool. Yes. Iminsi mike tuzaba tuvugana mu Cyongereza. Niko bimeze. Hanyuma se ndifuza ko ugira ijambo ubwira abantu, abashuti bacu badukurikirana kuri mama Charlene official. Dukurikiranwa n'urubyiruko, abatoya n'abakuru, abari mu Rwanda, abari no mu mahanga. Abantu benshi badukunda, kandi nawe ari abakunzi bawe. Gira ijambo ariko babwira muri aka kanya. Ndababwira mu ruhe rurimi. Basuhuze, ugire n'ijambo babwira nimba bakunda, ariko bivuge no mu Cyongereza no mu Kinyarwanda rwose. Okay, Abanyarwanda, abantu bose bakurikiye mama Charlene official, ndabashimiye kubwo kudutera courage no kudukunda. Natwe turabakunda cyane, ndabakunda cyane. Yego, ko iyo ukunda umwana uba ukunda na nyina, kandi iyo ukunda nyina uba ukunda n'umwana. Ntabwo wakunda umwe muri abo ngo bishoboke. Mu Cyongereza? Yego di. Okay. So I'm right here as Charlene, as you know. I'll try to say I love you, or I love you the way you support us. I like the way you encourage us to work hard. So it's a pleasure to have you in our life. So I can say that we will never fail you. We will never disappoint you. We will keep give you everything you need, where we build your soul inside a soul, and where we build your daily life. Thank you. You're welcome. Charlene arakoze cyane, ariko ndashaka ngusaba kandi kantu. Hari abantu nabwiye ko nkunda, abashuti banjye bakurikirana mama Charlene official bamaze kubibambwirira mu Cyongereza, ariko ndashaka kuzamenya izindi ndimi ku buryo nzajya mbivuga muri izo ndimi. Ariko ndashaka umbwirire abasirikari n'abapolisi
n'abandi bashinzwe umutekano ku isi abari mu Rwanda nawe urabizi ko mbakunda n'abari muri Nyungwe oya ntago nkizi neza arakizi igiswahili bivuge mu giswahili oya bansuhurize mu cyongereza kandi abizi kuri ubabwira kare ku mutima wanjye kandi urabizi ndasoma mu bwonko bwawe yego okay we are now complete as Rwanda country. We are completely because of the power and because the power and the ability of soldiers and the cops. Okay, if it's well about your ability and the way you keep security of this country, we were not supposed to sit here. We sit here, we are talking, we are saying everything because the way you keep the security. So this is the message from Mama Charlene. The real name is Mkeshmani Merta, but he's Mama Charlene. So she asked me to say that she loves you so much. If she has the ability, she will like it to say. Yes. If she has ability, she would like you to join you in a Rwanda special. They say force, special force. Yes, in the Rwanda force. So let me say right now that we salute you. Even I don't know how to do it, but we salute you. We love you, but especially the soldiers that who live in Nyungwe. Yes. In Nyungwe, in all, we love you. So we will work hard to make you be proud of you. We love you. What am I supposed to say? Yes. That's enough. That's enough. Turakunda cyane. Okay. Thank you. Turabashimiye namwe. Turabashimiye namwe kandi na Charlene Imana ibahe umugisha. Ngewe mbabivuze mbikuye ku mutima mba numva nzi n'icyongereza nabwira abanyamerika bo abarusiya hehe nkababwira ukuntu murakoze cyane. Rero turabashimiye inshuti zacu. Reka mbabwire kuba nicaye hano ngewe na Charlene ndetse n'abandi bana batari hano icyo akora muri uyu mwaka nzababazanira kuko nagiye mbitekereza ko tuzashima Imana n'abana banjye hanyuma kuba tugeze aha mwabigize mu ruhari. Turabashimiye rero ku nama inkunga zitandukanye n'ibitekerezo mukomeje kutugira abantu bose mwagize uruhare mu kugira ngo twishime kandi tugubwe neza. Ni ukuri tuguwe neza kandi turishimye kubera mwebwe ndetse n'Imana. Imana rero nibahe umugisha. Muri uyu mwanya ndashaka tuganire kuri aya magambo. Ndashaka ni ukuganira ikiganiro dushaka kugirana na Charlene kugira ngo twungurane inama n'ibitekerezo hanyuma bibagirire umumaro. Nashakaga tuvuge ku kintu gikomeye abantu benshi bajya batindaho bakibazaho ikintu gikerereje abantu kibabujije gutera imbere, baradindiye, bahagaze hagati na hagati, bayobewe aho bava n'aho bajya kubera ikintu cyo kutamenya abo baribo. Ndashaka mbaze muri aka kanya cyangwa tuganire, ese ninde responsable w'ubuzima bwawe? Ese ninde umuntu ugucungira ubuzima? Ninde ufite uruhare mu kuzabaho kwawe? Ninde ugufitiye iterambere ryawe? Ninde ugufitiye ibitotsi? Ninde ugufitiye gutuza? Ninde ugufitiye gutekana? Ninde ukubikiye amahoro? Ninde ukubikiye kugubwa neza? Ninde ukubikiye ibyishimo? Ninde ushinzwe ubuzima bwawe? Ninde? Niki kintu ngira ngo tuganireho, kuko hari ukuntu abantu babaho bakamera nkaho babikije abandi amahoro hanyuma bayabima bakajya kuyishyuza, ariko nzi neza ko amahoro utibikiye burya ntukayabare kandi ibyishimo utibikiye ntukabibare. Ni hakagira umuntu ukubeshya ngo azakubera ibyishimo, azagushimisha mu gihe yishimye, ariko naba barakubabaza cyane rwose. Nawe azagira ukubeshya ngo agufitiye iterambere ryiza n'iryo wifitiye, amahoro meza nayo wishakiye, gusa abandi bashobora kuza ari abaterankunga.
turi bunabiganiraho mu buryo burambuye, tubabwire ngo abeza ndetse n'ababi ku buzima bwawe bose bafite icyo bakumariye. Hanyuma uyu munsi wafashe ibyishimo byawe ubibitsa abantu, ufata umunezero uwushyira mu bantu, ufata ibitotsi byawe ubishyira mu bantu, akantu kose ukeneye wowe ugakura mu bantu. Urashaka gusinzira ukabikura mu bantu, urashaka amahoro ukajya kuyasaruza mu bantu, ukenera ibyishimo ukabikura mu bantu. Impamvu ibyo bintu wabibuze ubutazongera kugaruka ni uko ibyo watunze byose ari ibiri mu bantu. Iyo biva mu bantu ariko no muri wowe bihari, haleluya, ibyabo byari kubura ugasigara n'ibyawe. Ese wumvise aya magambo turi kuganira? Nifuzaga ko tugira abantu inama kugira ngo ubuzima bwabo n'umusingi w'iterambere cyangwa kubaho bitagenda bishingira mu bantu, ahubwo bigirira icyizere. Wowe urabyumva uti? Ibyo uvuze se ubu nakongeraho iki? Niko bimeze. Nta mpamvu y'uko umuntu abitsa ibyishimo bye n'amahoro n'ibyo bitotsi byose umuntu. Biba byiza iyo ubyifitiye. Burya nta muntu uzajya kukunezeza nawe ubwo atishimye. Nta muntu waba proud yawe nawe atari proud ye. Nta muntu waguteza imbere nawe ubwo ari umushomeri atarateye imbere. Rero biba bisaba yuko iterambere ushaka, ibyishimo ushaka, we bika ibigega byabyo, ahubwo nawe ugiye usagurira abandi. Yego. Okay. Hanyuma nashakaga kubaza ngo ndashaka tubwire abantu badukurikiranye kandi nawe ubasobanurire. Ni gute umuntu ashobora gutakaza, ni iki gituma umuntu atakaza amahoro cyangwa ibyiringiro butazongera kubitora? Biba byagenze igihe umuntu yatakaza amahoro n'ibyishimo ntazongeye kubibona. Burya ushobora kongera kubibona ariko bikagusaba ikintu gikomeye. Burya birababaza yuko ubitse umuntu ibanga akarimena. Birababaza cyane iyo wizeye umuntu akaguhemukira. Birababaza rero iyo wafashe amahoro yawe ukumva ko ibyishimo byawe n'iterambere byawe n'umunezero byawe byose bikwiye kubikwa n'umuntu runaka. Uwo muntu hari igihe abifata akabitesha agaciro, akabyica, akabirimbura. Na bya byumviro byiza byose wari ufite bigashira. Icyo gihe bizakugora kongera kwizera undi muntu. Utangire kurwana indi ntambara yo kubasha kubaho wenyine. Kwiga ngo kubaho wenyine, ngo kwiga kubaho utizera umuntu n'umwe, urumva urwo n'urundi rugamba ugiye kurwana. Bizagusaba igihe kinini. Mu gihe ya mahoro yawe wari wifitiye, bya bindi byawe wishakiye, umuntu ashobora kuza akakubabaza yari inshuti yawe ariko ntabitse ibyishimo byawe, ntabitse ibigega by'iterambere ryawe ryose ukenera mu buzima bwawe, wababara ko yaguhemukiye ariko ugakomeza, ukaza nyuma y'agahe gatoya ukongera kwishima. Rero ni muri ubwo buryo abantu bajye bibikira ibyishimo byabo n'iterambere ryabo byiyushye. We wizigamire ahubwo ujye usagurira abandi. Gute se abantu bagusagurira? Kuki bakubikira? Nawe ufite ubwawe, nawe ufite umutima Imana yaduhaye ujyamo ibintu byinshi. Wajyamo amahoro yawe hakajyamo n'ay'undi muntu. Yego. Amahoro rero meza umuntu agira nayo yishatiye. Abantu benshi bakunda kubura amahoro, umuntu kumva ngo yabuze amahoro. Iteka iyo ufite ikintu cyangwa ibintu cyangwa ahantu wabitse amahoro yawe, ntuyabike muri wowe. Iyo umaze kuyatakaza ikimenyetso nuko ubura amahoro nyine, kuko wari ufite amahoro yaho wareberaga. Rero ni byiza ko umuntu agera ku kintu ari we wakigereyeho, n'utagifite agihige kandi agishakishe. Abantu benshi rero bajya barenganya abandi. Ugasanga umuntu mfite imiryango ntinyitayeho, ntago bansura, ntago bamfasha, mfite abantu bakomeye, mfite. Ariko hari ikintu namaze kumenya, buryo ukomeye nawe afite ibimukomereye. Ibyo nari ndimo kukubwira, akagutembereza, akakwereka ibyo atunze, akakubwira amakonte ye kugira ngo akurarure umutima. Ariko burya ikintu udafite ntukakibare nk'icyawe. Arakwereka amakonte, buri muntu wese ni umugabo ariko ntawe utazi umugore we. Arakwereka amakonte, ntawe utazi abana be. Ayo makonte akwereka n'imitungo akwereka byanditse ku bana be, byanditse ku mazina ye, byanditse ku mugore we. Hanyuma rero nawe ugasamara ngo nabonye ikigabo cy'igikire sha, ni igikire. Uzajya utahira ya yandi yaguhonze kugira ngo mujye muri hoteli mukora amanyanga. Utahire utwo yakoherereje kuri telefone, ariko umenye neza ko ibyo ngibyo atari ibintu bye. Hanyuma rero yamara kuguhemukira ugatangira kurabya indimi ureba ama etage. Reka mbabwire, ibintu uzizera, wenda uzizera iby'umugabo wawe kandi nabyo byizere gake. Uzizera iby'ababyeyi bawe nabyo byizere gake.
twagiye tubona ababyeyi baterezwa cyamunara abana babo bakabaho nabi kandi bari babayeho neza. Twagiye tubona abagabo barya amadeni abagore ntibabimenye hanyuma bagakena kandi bari bakize. Rero umuntu wese yaba umugore ufite umugabo ajya amera nk'utamufite. Uticare ngo uryame ngo umugabo wanjye arakora. Amafaranga umugabo wawe yakoreye wiyubakaho nk'ayawe, ahubwo gerageza nawe ku giti cyawe ukore, kubera yuko ibiguturukamo nibyo bizagira imbaraga kuruta ibituruka mu mugabo. Yes, afite no kukubwira ngo uyu munsi naburaniwe kandi yakoreye za 5, ashobora kugura amasambu ntubimenye, ubimenye ari cyo akaguhisha. Ashobora gufunguza amakonte nturabukwe, ashobora gushaka biro ya 2, ndavuga undi mugore nturabukwe. Nawe nubwo uri umugore wicaye mu rwuzuye birirwa bagutamitse nk'icyana cy'inyoni, ariko kura amaboko mu mifuka. Kuri iyo mifungo guha witsimba y'igitenge, wikomeza gutsimba y'inkweto, witsimba ngo ayo kuzifurayisha ngo zagira gutya. Nushaka utsimbe n'igishoro, nushaka utsimba igishoro aho kugira ngo nzagura agakweto keza ugahera muri ayo ngura ry'inote z'umugabo. Nushaka kumutsimba sinkwigishije gutsimba, ahubwo nuko nzi kusanzwe utsimba. Nunatsimba ujye utsimba nibura uzaguremo ikintu cy'ingenzi, ikintu kitari icyawe ntukakigirire icyizere. Yego niko nakubwira. Nimba ugeze ku kazi ukabubona ufite boss, menya ngo uwo ni boss wawe uyu munsi, ejo bundi azabera undi boss. Abantu mwafashe icyizere cyanyu n'ubuzima bwanyu mububika mu bantu. Niyo mpamvu mugenda mwivugisha mu muhanda kuko ibyo mwari mwibitseho byagize gute byarahirimye, ariko ibyo wibikiye burya nibyo by'agaciro. Hanyuma nifuzaga ko tuganira kuri aya magambo. Mbese Charlene, ni gute nk'urubyiruko wenda tuvuge mu rubyiruko icyizere urubyiruko rushobora kugendana ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati kweri mu minsi iri imbere ndaba meze gutya, ndaba meze na gutya, meze na gutya. Nuko yaba afite iwabo bafite amayetaje, nuko yaba afite iwabo bamujyanye ku kigo cyiza aho yiga, nuko yaba afite iwabo bamuha buri kintu, nuko yaba yiga cyane atsinda. Icyizere gishobora kumwemeza ko imbere he ari heza ni iki hashobora kubakiraho ubuzima bwe. Nigeze navuga ngo ubuzima bw'ishuri buragora. Ni nk'intambara. Amasomo kuba utsinda amasomo yose ugira amanota meza ni byiza, ariko ntabwo bihagije gusa ngo uzabashe kugera hanze ube kizigenza. Hari igihe rero uba uri mu ishuri utsinda uba wa mbere, ariko wagera hanze y'ishuri urangije kwiga ugasanga ni wowe ugiye kubasubika, ni wowe ugiye kubanyagahuye kurusha babandi bose warushaga amanota. Ibyo bintu bijya bibaho cyane. Abantu barangije kwiga bamwe bajya babibona bagasoza kwiga bagakubitwa, bakabura akazi, bakagira imibereho mibi cyane. Nyamara mu ishuri yaratsindaga imibare, masomo yose, siyanse yose ayumva, sibyo? Rero ubwo bwenge burakenewe, ariko ubwo buhanga n'ubumenyi byose kubivanga birakenewe kugira ngo uzabe kizigenza mu gihe ugeze mu buzima bwo hanze y'ishuri. Ntabwo rero wakicara wizeye ishuri gusa, kuko turabizi abantu barangije mu bigo byiza, barangije kwiga kandi bize bibagoye cyangwa se binaboroheye, ariko uyu munsi bakaba barabuze akazi, bakaba bicaye, sibyo? Icyo si icyizere ugomba kugendana, ahubwo gendana icyizere cy'uko uri kwiga neza mu kigo cyiza, ariko ugendane n'icyizere uvuga ngo mu gihe ndi mu ishuri ndi kwiga ntago nizeye hanze. Nizeye hanze kandi ibyo ntabwo ari ukuvuga ngo papa azahitamo amafaranga, ahubwo avuga ngo papa wanjye afite amafaranga, ni umushoramari, ni umubusinessman, afite amafaranga, ariko hari ayo nakuyeho nyagira broke, yashyira kuri konti broke. Uvuge ngo nzahita afata biriya bihumbi wenda 500 nabitse natse papa, noneho mpite mbitangiriraho nkore. Icyo gihe waba ufite icyizere gihamye, kuko si amafaranga ari kuri banki ya papa. Papa wamugana ashobora kumutereza cyamunara, ariko utwo 500 wadusigarana, sibyo? Ntabwo wagendana rero icyizere cy'uko ntiwanyu muri abakire. Wemenye ibyawe. Icyizere ukwiye kugendana ni uko ubuzi yuko hari abakuri inyuma, hari abantu bagufashije, hari abantu biteguye kugufasha, ariko nawe hari ikintu uzabere kuzaheraho, sibyo? Kuko ntago waza kuko wenda ugiye gukora nk'umushinga ukeneye miliyoni 15,
yagusaba ariko izo miliyoni 5 zindi uba uzifite ntabwo uzubereye ku busa gutya mu ntoki. Icyizere umuntu avuze menshi, icyizere umuntu akwiye kugendana cyane cyane nkatwe nk'urubyiruko ni uko uzi ko hari aho uba warashoye igishoro. Ushaka kudashora igishoro cy'amafaranga ariko ugashora igishoro cy'icyizere abantu bagufitiye. Yego. Icyizere kirarya, witonde. Yego. Icyizere kirarya. Ushaka kwiga ukaba umuhanga ariko nta muntu ukugirira icyizere. Bakavuga ati reka uriya nubwo ari umuhanga ariko tumuhaye akazi yaduhombya, kampani yacu yayishyira hasi. Ariko bazi ko hari uwari umuswa. Kavuga turamwana nubwo ari umuswa atigeze abagira amanota meza mu ishuri. Ni inyangamugayo kandi tumufitiye icyizere. Ni inyangamugayo. Ako kazi ukakabona. Sibyo kakakwicaza utari ukwiye kwicara. Tugendane icyizere twubatse mu bantu. Discipline nziza. Reka nkubwire, iyo uvuye ku ishuri uhakoze ibinyanga, iyo usubiye kuhaka ibyangombwa bizakujyana muri university, nibwo ubona yuko wari ukwiye kwicara ukitonda. Nabo bakugaruzamo bya bindi wabakoreye. Animateur ngo waramucengaga. Animatrice ngo wamwikubitaga ukagira utya. Nibwo ubimenya. Warakwarutaga ngo amashuri. Icyo gihe utangira kubimenya ya conduite wacaga amazi. Nibwo utangira kubona ko ya conduite yari ifite agaciro. Dusiga inkuru nziza inyuma, twubaka ibigwi byiza, tu creating cyase turema icyizere mu bantu batugirira icyizere. Cyo nicyo gishoro cyane. Hanyuma se umumaro w'abantu, umumaro turimo turasoza n'ubundi. Umumaro w'abantu ku cyizere dufite cyangwa ku iterambere ryacu urakenewe cyane. Burya reka nkubwira, amafaranga ni meza, icyubahiro ni cyiza, ibintu amafaranga menshi ni meza, ariko umuntu cyangwa se abantu nibwo butunzi bwa mbere uzabanza ubushakisha. Abantu uzabanza ushaka umuntu, urema ikintu bita umuntu. Numara kurema umuntu, ibindi byose bizizana. None se Imana igiye kutugirira neza inyura mu muntu. Sibyo kurema umuntu sivuze ngo umuntu wese ugenda umukurura umubera inshuti. Rema abantu, kurema abantu ni uko usiga inkuru nziza inyuma. Abantu bakavuga ati uriya muntu nyamara ni umuntu mwiza pe. Umuntu niba wakennye, umuntu akavuga ati ari icyiza wankoreye, reka ngufashe. Rema umuntu, shaka ubutunzi bwitwa umuntu, ibindi byose bizizana. Akazi se wakabura kandi hari umusore mwakoranye, igihe mwese mwari mukiri abasore, wenda we nturashaka, we yabaye umugabo, afite akazi, afite kampani, yakwima akazi kandi yari abizi yuko wenda yasigaga amafaranga nka 5 ku buriri, yayahibagiriwe, akaza akayahasanga. Yavuga ati no muri biro yanjye nisigama amafaranga, uyu ndamwizeye ntabwo azigera nyiba. None niba warakoranye n'umudamu n'urugero, mukiri abakobwa, umukobwa umwe afite umukunzi, ukaba utarigeze utekereza kumuca inyuma, kumutwarira umusheri, urumva n'abafite urugo, sibyo? Ari abakobwa barya agapapu. Kuzubwenge na mukobwa wajye umwana akamubwira ati ndi single, ntugire ikintu twarabamenye, sibyo? Umwumva uwo mukobwa mw'abana azi ko amubereye mwiza, ukamubikira ibanga, yarangiza yaba yarabaye umudamu w'umugabo wenda ufite amafaranga menshi, ukaba waraburaniwe ntakuzane iwawe. Yego. Kavuga ati jya hano, ariko akuzi ko ari karashika, avuga ati shushu, wenda yavuga ati akira udufuranga ugenda utangiza iki, ariko ntuzankandagirire mu rugo. Nuko nguko bimeze, sibyo? Ese ushobora kuba warabanye n'umuntu uyu munsi wenda ari minisitiri w'uburezi n'urugero, mwarabanye, sibyo? Abizi ko ari inyangamugayo, wenda ufite ubwenge karemano, warangiza wajya kumusaba ubufasha akabukwima, ashaka kuguha akazi runaka, kuko azi yuko nubwo udafite ubwenge bwo mu ishuri, ariko ufite ubwenge bwa karemano bushobora kujyaho bukura uburezi bw'u Rwanda bukagera naho bubugeze. Abantu rero barakenewe, sibyo? Barakenewe mu iterambere ryacu. Umuntu iyo wamugiriye neza, iyo agize iterambere arakwibuka, ahubwo ati ngwino shana kuboneye akazi. Nimba bavuze ngo nkeneye umuntu w'inyangamugayo, sibyo? Ahita avuga ati hari umusore nzi w'inyangamugayo twarakoranye, ahita guhamagara, ariko sakuzi cyane rwo. Kandi buriya geto mbona haberamo ibinyanga byinshi, ati cyagiye umuhungu n'umunyamwanda yiyambura atera hariya iki nta bunyangamugayo bwiwe. Rero iyo basabye inyangamugayo azana wowe. Nk'ubu bashaka kuvuga ngo hanze wenda n'urugero, kavuga ati turashaka umudamu n'urugero
umuzi udaca amafaranga udafite twa tunyanga two guca amafaranga ufite ijambo ryiza rifatika rijyaho rikura umuntu rikagira naho rimugeza genda atanga urugero ati mama Charlene arahari mama Charlene arahari mu mujyane rwose kandi noneho bagerayo ahubwo bagasanga urenze uko bababwiye bagasanga ibigwi byawe ibiguzasiga bakavuga ati mwaratubeshya ahubwo twasanze arenze uko mwamutubwiye yego icyo nicyo ngena okay Imana iguha umugisha abantu n'umutungo w'ingenzi mu buzima bw'umuntu yaba abantu beza cyangwa abantu humva umuntu ni umutungo ushaka kwimukanwa umuntu nibi ashaka kuba umutungo wimukanwa akaba n'umutungo utimukanwa ariko ashaka kuba umutungo utimukanwa ariko uwo mutungo ukazajya ukugeraho aho uri utavuye aho uri kandi urabizi yuko wenda inzu ushaka kubura aho kuba kuko inzu iguma ahiri utari buyimukane sibyo bikagusaba izindi process ariko umuntu aravuga ati kuri mobile mbwira ka momo kawe yego rati okay rero murakoze cyane mwabyumvise tubagiriye inama mwebwe rero mwirirwa murira ngo abasheri babanze ukarira ngo umugabo yantanya abana ukarira ngo umugabo yantanya abana burya iyo uza kubimenya mama shenge kuyibitenge wari kugabanya aho azatunga abana burya iyo uza kubimenya mama shenge wari kwiyeranja kuri karasi yaguha ugashakamo udutoryo ugacuruza iyo uza kubimenya wari kuragiza umuremyi w'ubugingo bwawe rero urumva ko tugomba kugira ikintu bita kwigira ubundi ngiye hari umuntu nemera ikintu bita kwigira ubundi hakabaho ikintu bita kwanga agasuzuguro kuko burya umuntu aregana guha cyane akanaguha hari igihe umuntu aguha akanagutegeka uko ugomba kubaho kandi burya umuntu waguhaye ntabwo iyo umuntu yaguhaye nk'ubu ngereka mbabwire hari abantu uri kumva hari abantu mu bihe bitambutse bantukaga ukabona baranutse ukabona nkareba uyu muntu yarantutse nta n'iripfumu yarye nzi uyu muntu yarantutse ntaranangurira nibura n'ikiro cy'isukari ubwo rero kumusubiza biranyorohera ariko nk'umuntu untuka nkaba nzi ngo yantutse ariko yangiriye n'umumaro ndanawudoda nkavuga nti ntacyo wowe uranankunda wigeze unangirira neza ubwo rero twige kwigira hanyuma ubundi nitunanirwa umusade w'Imana urahari ndetse n'abantu bazaza baduteye inkunga mu buzima ariko ntibazaze ari bo ba mbere mu buzima kuko iyo twababuze turababara rero Imana nibaha umugisha Charlene wiragiye nawe turamusabiye umugisha Imana ikomeze kuvuga wiragiye cyane uraryanga njye mvuga Charlene hari abantu benshi baba batakuzi nyine irindi zina niyo mpamvu okay ni umwana na nyina karagaciyeho hanyuma Imana nibaha umugisha ibi biganiro mukomeze rero mubisangize mukomeze mu bihe abandi twumvise ko icy'ingenzi ari ukwiga gushaka ubuzima bwacu twishakiye n'amahoro hanyuma abandi bakaza ari abaterankunga Imana rero nibaha umugisha mukomeze mukoreshe mwandike kuri comment mutange inama n'ibitekerezo Imana y'amahoro nibaha umugisha amen.